reteselewa ati ndacyakora retesebonebo nibyo mutarabona ndimana ndabikoze retesebonebo ati dore ndabikoze ati mugiye kumva inkuru retekabonebo ati mugiye kumva inkuru retekabonelewa tosa ati mugiye kumva inkuru rerererere talalala no totokabo neda lawa ati dore hari ibyanutse ati dore ne totabo kumwe na bwana Martin mwiriwe neza Pascal ni amahoro rwose turashima Imana turabona hano turi nubwo bitoroshye ariko turi amahoro yego twaherukanaga mu masaha y'igitondo mu masaha 12 n'igice z'igitondo uri ikanyarira havugwaga inkuru mbi y'abantu bagera muri 80 banze kuva mu buvumo ubu bimeze bite duha amakuru utibagiwe na batatu bahasize ubuzima ngira ngo rero amakuru ahageze buno tuvugana ibintu byaje guhindura isura turi hafi gushyikira mu masaha 9 z'umugoroba ibintu byahinduye isura ibintu bifata indi ntera ibintu biba bibi cyane ku rwego rw'uko twe ubwacu tuhahagaze abari bari gusenga byaje kugorana basengaga biragorana twahageze batavuga batari kugaragara mbese navuga ko batangije igisa n'amasengesho y'imyigaragambyo koko mo imbere harimo ubuhanuzi harimo amajwi hareruya nyinshi amasengesho menshi kandi amasengesho asa naho asaba Imana ibitangaza cyangwa se ibimenyetso bari gusenga bavuga mana watwica mana n'ubundi byarangiye ubwo ngira ngo rero kandi nk'uko bivuze koko haba harimo abantu baje badasabye uruhushya abagabo babo cyangwa se abagore babo mu buryo umuntu aba avuga ngo ndagiye buraca naje iyo hajemo situwasiyo nk'iyi rero ibintu biba bibi Pascal birumvikana ntabwo biba byoroshye ubu ni ukuvuga ko na n'ubu rero bakirimo imbere batarasohoka rwose nk'uko bivuze abantu barimo imbere natwe turi inyuma ariko abantu nta muntu ijwi ririmo ni iryabo nta muntu n'umwe uri kugira icyo avuga kindi bo bafite amajwi yo gusenga icyo nakita y'uburyo bwose bari gusenga umufiririzo bari gusenga mbese basezera baramya mbese bari gusenga ku rwego rwo hejuru cyane yego umuntu yakwibaza bitewe n'uko tuzi mu Rwanda abanyamasengesho cyangwa se abandi bantu basenga uburyo bubaha abari inzego z'ubuyobozi ndetse no mu buzima busanzwe byaba byatewe n'iki ko ayo masaha arenga 6 yose yagera batarava mu buvumo kandi babwiwe ko basabwa gusohoka baba babitewe n'iki ngira ngo rwose nk'uko bibajije bamwe noneho batangiye no kuvuga uti wasanga atari n'abanyamasengesho ari abacengezi cyangwa ari FDLR abandi nabati wasanga ari abanyamasengesho ariko bakaba bagize ikibazo cy'ubwoba bwo kwibaza ese turafungwa ese batujyanye transit ese baraduca amande ibintu ntibyemewe noneho bityo rero urumva hajemo ikintu nakita ubwoba muri bo navuga ko ari ubwoba bwababujije gusohoka kandi nanone ikindi kintu navuga nuko nanone n'abagombaga kwinjira buriya ubuvumo ni ikintu kigoye ngira ngo ku mafoto wabibonye ubwo twavuga kuba icyo ntiyumvise gira uburyo na n'ubu amasengesho yakomeje kuba amasengesho amajwi agisohoka aho ngaho mubumva ko imbaraga ni zose yego nari nkiri kukubwira rero hano urumvamo amajwi y'abamama urumvamo amajwi y'abakobwa urumvamo amajwi y'abasore urumvamo amajwi icyo ntiyumvise yenda ni nk'abana barira nta mwana nigeze numvamo ariko abantu barimo bose urumva ko ari abantu bakuze urumva ko nta mwana urimo rwose ahubwo ikintu navuga kidasanzwe buno turi kubona ni uko abantu bakajije umurindi wo gusenga amasengesho asa naho bifuza ko Imana yamanura igitangaza bari mu masengesho asa naho Imana yamanura igitangaza barimo bo baravuga ko isi irarangiye isi igeze ku iherezo isi ni ibihe bya nyuma nta gisigaye Mana twice niyo magambo ari kuvamo imbere muntu utezeho ugutwi n'ibyo ari kumva
n'ubundi mana nta gisigaye twiyicire, ni ugufungwa, ni ukwicwa, ni ugukubitwa. Mbese ayo niyo magambo arimo imbere ku bantu badukurikiye twabasha kubwira, ni uko harimo amasengesho y'umuriro yotsa ya yandi rwose banze gusohoka, basuzuguye inzego z'umutekano. Nicyo kintu nabasha kukubwira. Ngira ngo ubwo wampamagaraga saa 12 z'igitondo, buno tugeze mu masaa 9 hafi, ubwo zirabura turi saa 8:40. Ni ukuvuga ngo kuva irya saha twahageza nta majwi agaragara. Ubu noneho rero isaha tugezeho abantu bari ku rwego rw'uko bari gusenga amasengesho arimbura igitarimbura ibuye, bari guhanura, bari kuvugishwa, bari kwerekwa, barimo baragwanisha icyitwa amasengesho y'uburyo bwose. Pascal, none se nkurikize wenda uko ndi kubyumva ko numva haba harimo n'ubwoba n'ikimenyetso cy'uko bafite ubwoba. Yego, ahubwo uvuze neza cyane nk'umunyamakuru. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso gihari, bo baba bafite ubwoba ko nidusohoka baratujyana mu bigo ngororamuco, nidusohoka baratwaka ya mande y'ibihumbi 10, nidusohoka harabaho, ubwo haba harimo n'abantu bagiye gusenga badafite uruhushya, yenda akacika nk'umugabo watasabye uruhushya, agacika umugore watasabye uruhushya, agaza yenda n'ifunguzo azizanye. Noneho iyo amaze kumva rero hanze bibaye ikibazo kitari bumutume ataha, asenga n'ubwoba cyangwa se agasenga ubwo nyine ari waze, nta kintu kindi cyo kwiramira gihari. Birumvikana ntabwo ndumva bitoroshye. Ubwo se ukurikije wenda uko uri kubibona, uri kubona biri buze kugenda gute? Urabona ko burajya kwira bikimeze gutyo se? Ngira ngo ntabwo byagumuka kuko hano nakubwiye ko baba bahamagaye n'izindi nzego z'umutekano ku rwego rwo hejuru, ndetse bishoboka ko hari buze na ziriya mbwa zisaka ibisasu cyangwa se zisaka abantu. Ngira ngo rero mu buryo bumwe n'ubundi buno ikintu nakubwira gihari ni uko sahizi bamwe barimo baranavuga ngo n'ubundi ngo nimubakure. Murumva hari n'abarokore baje gushungera, bamwe bavuga bati harimo ngo abantu baza gusenga ngo bahirika amabuye ku bandi, bafunga amasezerano y'abandi. Ariko ibyo ntabyinjiyemo cyane, ntazibana zidakomana amahembe, twabyita iby'abarokore. Kuko nta muntu ubasha gufunga umugisha wundi. Umuntu ufunga umugisha wundi ni Imana cyangwa Satani. Ubwo rero bamwe bakajujura bavuga ibyo ngo ni abasambanyi, ngo Imana birabarwanyije kubera ibyaha baba bajemo, ngo ubwo basambaniyemo ngo Imana itumye babafata. Abandi bakavuga ngo ubwo ntibakijijwe bagiye babeshya, mbese bakavuga ko Imana yaba ibatereranye igatuma bafatwa. Ariko ntabwo ari cyo, ahubwo nta kiba n'ubundi leta itakizi, kuko leta nayo ni abantu, n'abasenga ni abantu, aho basengera leta iraharinda. Ntabwo navuga rero ko bo bari bafite ngo amahirwe iyo basenga bakarangiza leta itahagize. Leta ni leta, ariko leta nibo babo n'ubundi, n'abarimo imbere ni leta. Yego. Hanyuma amasaha amaze kurenga 6, inzego z'umutekano ziri hanze aho. Kuba mu by'ukuri inzego z'umutekano zitagerageje kubinjirana kugira ngo zibakuremo ku ngufu, byaba ari ukubera iki? Byaba ari uko babihanganiye kugira ngo niba hari amasengesho batararangiza bayarangize, cyangwa se byaba, wavuga ko ari iyihe mpamvu mu by'ukuri? Impamvu navuga ko iya mbere y'uko inzego z'umutekano zitinjiyemo imbere, reba nawe umwobo ufite ikirometero kirenga mo imbere, hakabamo sare yajyamo abantu barenze 40-50. Ni ukuvuga ngo kwinjiramo aho hantu, kuko inzego z'umutekano zo ni inzego z'umutekano ziba zaratojwe, zarigishijwe, baba bavuga ko kimwe mu byo nakeka ariko batatuganirije, ariko twabwira abadukurikiye. Ya mbere ni uko wavuga utese umuntu niba arimo imbere mu mwobo abaye afitemo gerenade akiyiturikiriza aho ugezemo.
abaye afite icyuma koko kwinjira ni ugusesera. Iyo usesera urinjira ukagenda ukambakamba kandi urimo imbere aba ari kukureba. Winjiye rero afite ubushobozi bwo kuba yakugirira nabi koko nta cyizere ufite ko urimo si mugenzi wawe, ntimwasezeranye, ibikuzanye sibyo bimuzanye, ibyo uri kureba sibyo ari kureba. Ahanini rero nta bushobozi umuntu aba afite. Muri iyi nzu umuntu yikingiranye mu nzu wayisenya ugakuraho igikuta, umuntu yikingiranye mu nzu wajya hejuru ugakuraho igisenge, ariko urutare ni urutare runini utavuga ngo urahera inyuma ucukure, utavuga ngo urarurasa. Kururasa hapfiramo abantu, kwinjiramo imbere hari igihe wasanga harimo abandi bantu b'abagome bakaba bakukubitiramo ibyuma, we wavugaga ngo ni abasenga bafite Bibiliya gusa. Bityo rero mpamya ko aricyo cyaba cyakerereje muri ubwo buryo bwose buri gukoreshwa. Ariko hamwe no kwinginga, hamwe no gusaba baciye bugufi, hamwe n'inzego zose ziri kugenda zigera hano, ngira ngo biraza kurangira yenda aba bantu bagondojwe cyangwa se bemeye gusohoka, negosiyasiyo ikaba nziza. Yego, ngira ngo ikindi kintu tujya tubona ku nzego z'umutekano ni uko iyo zirimo kwinjira ahantu nk'aho cyangwa se wenda ahandi hantu hafite ibibazo, hafite imbogamizi nk'aho, bajya binjiramo bambaye bya bikoresho mwarabibonye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, ibwo barimo guhangana n'imyigaragambyo y'abakongomani bageragezaga kwinjira ku mupaka w'u Rwanda. Bari bafite ibikoresho bihambaye birimo amakasike, birimo bya byuma bitangiye amabuye, harimo n'ibindi. Ngira ngo nibyo byaba biri buze kuba byakoreshwa. Yes, n'ubundi barabyambaye. Ibyo byuri kuvuga n'ubundi barabyambaye. Ntushobora kuba waba ushinzwe umutekano ngo uhagarara ahantu nk'aho nta cyizere, kuko leta ntabwo wayibwira ngo ndi kwerekwa ngo nkasanga ari abarokore. Ahubwo icyo navuga cyo ni uko yenda bashobora kwifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga, biriya byuma bishobora kurebamo imbere. Mpamya ko ari byo biteganwa gukoreshwa mu minota tugiye gukurikira. Bakaba babasha gukubita icyuma kiri inyuma kikafotoramo imbere, kikamenya umuntu uri imbere icyo afite, uwo ari we, uko ari. Urumva habanje ko babwira abantu ati nimuze mu mahoro, nimusohoke mu mahoro. Ariko ko rero bo bakajije umurindi wo gusenga, byumvikana neza ko nyuma y'uko banze gusohoka amasaha 6 akaba acikanya avuyemo, ikiza gukurikira cyangwa se ikiri bukurikire ni uko mu mwanya umwe n'uwundi hagiye kwifashishwa iryo koranabuhanga. Noneho bamara kureba imbere uko hameze, ubwo yenda bashobora kwinjira nabo bakajyamo, cyangwa se tukagira n'umugisha abo nabo basoza nk'amasengesho bakaba basohoka mu mahoro. Yego, ikindi nanone nakwibaza, ndakeka bamaze kubona ko ari abanyamasengesho cyangwa se atari abahungabanya umutekano, ko ntabwo mpamya ko inzego z'umutekano zamara amasaha 6 biraho haramutse bizeye ko ari ikibazo gikomeye bagakwiye kuba bagezemo. Nibyo mpamya. Yes, ngira ngo natwe twese nyine ushingiye ku muntu wumva asenga, umuntu usenga abeshya waba uri kumwumva, umuntu usenga yiyoberanya ubumwumva, nta nubwo yaba azi gusenga. Ariko niba umuntu asenga akavuga indimi za Mwuka Wera, umuntu asenga agatera haleluya, umuntu asenga akavuga amina, ibyo ni ibintu byose bigaragaza ko abarimo koko baba ari abanyamasengesho. Ariko urumva yaba umunyamasengesho yaba n'undi muntu wari wese, twerekeza no ku musozo, ni ugomba kumvikana n'inzego cyangwa se agasenga mu mahoro ku buryo atarinda kuhasiga. Kumvikana ntabwo byoroshye kuko ayo masaha menshi hano hantu turi nta marizo haba. Hano hantu turi kugira ngo uzabone amarizo biragusaba kurira umusozi ukajya aho amarizo ari, no kubona ibyo kurya hano biragoye. Urumva natwe kuva mu gitondo uburwanga ntibuva mu kanwa, byabaye ibyo nyine natwe turategereje. Ariko ngira ngo nta wagize ikibazo nk'icyo cy'ihungabana cyangwa giteye ubwoba, nta gihari rwose. Ibintu nabyita ko ari amahoro, kuko abarimo imbere bari kuvuga, abari inyuma nabo bari kuvuga. Yego yego. Ngira ngo rero bahamagaye ntabwo bigeze bumva ako kamu ngo babe basohoka. Bagerageje kubinginga mu buryo butandukanye kandi bushoboka bwose, ntabwo bigeze bumva ngo basohoke.
basabye mu buryo butandukanye rero ko habaho gusohoka, ariko abarimo imbere banze. Kugeza uyu munsi natwe, kugeza n'iyi saha, kugeza n'uyu munota, turi kwibaza ngo eske harakorwa iki, biraza kugenda gute? Mu byo twibaza rero n'ibyo nari ngarutseho, bo barienda bafite ubuhinga n'ibyo bize kandi banigishijwe byinshi mu buryo bashobora no umuntu uri mu mwobo kumukuramo. Nicyo cyizere rero navuga, ariko hano hari abantu batandukanye benshi baje gushungera, nabo bategereje. Ngira ngo hari n'abanyamakuru bandi nuza kureba iyi nkuru urayisanga harenze hamwe, bagiye baza buke buke kuko ikibazo cyaje gukomera kirenga urwego twakibonagaho gifata urundi rwego. Birumvikana. ubwo se ngira ngo wakongera ukadushushanyiriza uburyo imisozi y'aho ngaho Kanyarira ni mu karere ka Muhanga, wari watubwiye ko ifatanye n'indi misozi yo mu karere ka Ruhango, wadusobanura neza n'ubundi uko igenda ihura? Kuko rero ubwo tudatinze, nyakubahwa Pascal, turi ku musozi wa Kizaborwa ari wo uherereye mu karere ka Muhanga. Kanyarira iri hakurya yacu, ikibazo cyabereye mu karere ka Ruhango. Ngira ngo rero abahazi, abahagenze, abo twashushanyiriza bakakumva, ni amabuye anyerera cyane kandi menshi, wavuga nka karitsiye ituwe neza nka za Kibagabaga cyangwa Nyarutarama. Ni ukuvuga aya mabuye nayo ni nk'umusozi w'amabuye, kandi amabuye manini, ibuye ku rindi, kandi amabuye agerekeranye ukuntu. Ubwo rero risike nyinshi zishobora kuba muri ayo mabuye n'iz'uko umuntu ashobora kunyerera yagwa ku ibuye rikamuha irindi, kuzageza ugeze hasi mu mwonga w'umusozi. Ariko mu busanzwe hano hantu haragoye kandi hateye nabi, ni ahantu rwose utabura kuvuga ko uretse Imana irinda inashobora byose, ni ahantu utabura kuvuga ko hatabayeho kwigengesera wahagirira risike. Birumvikana. ni nayo mpamvu twagiye twumva abenshi bagiye bahagwa, hari abagiye bahavunikira, ariko hari n'abagiye batakaza ubuzima bwabo. Ubundi biterwa n'iki kugira ngo abakirisitu babe basuzugura cyangwa se babe batumvira amabwiriza y'uko aho hantu hafunzwe? Koko ni imbaraga zihaba, cyangwa se wenda umuntu yabyita nko kuba ari ukwigumura? Ngira ngo itegeko rihana bene aba bantu kenshi na kenshi byitwa kwigomeka. Ariko mu buryo bumwe n'ubundi ntabwo mpamya ko ni abaturage b'abanyamasengesho. Mpamya ko ahanini ni amahame y'amadini n'amatorero, ni inyigisho, ni abantu bari kumva nka kumwe bazakubwira bati abayehova ntibarara irondo, abayehova ntibakora imirimo ya leta iyi n'iyi, abatarapira muri korona banze kwikingiza inkingo za korona virusi. Abantu aba bagenda bagira imyumvire rero, n'ubu ntiwamenya itsinda ririmo, kuko urusi urusengero harimo ababa baje no gusengeramo, wasanga ari bamwe muri abo ngabo batemera gahunda za leta, bakubwira bati ni ikimenyetso cya Kayizari. Harimo nk'abantu batemera gukoresha amafaranga b'abanyamadini, harimo abantu batemera inkingo, harimo abantu batemera amashuri, harimo abantu batemera. Ku mpamvu nk'izo rero ni imyumvire leta iguma ishishikariza abantu kwigishwa no kwigisha, baganirizwa, kuko mu busanzwe leta ishyirwaho n'Imana, kandi leta mpamya ko nayo ubwayo harimo abasenga mu myemerere itandukanye, mu madini atandukanye. Ntabwo rero mpamya, kandi leta y'u Rwanda yemera, mu itegeko nshinga ry'u Rwanda harimo no kwemera Imana. Birumvikana, mu itegeko harimo kwemera Imana. Ni nayo mpamvu n'umuyobozi arahira avuga ngo Imana izabimfashemo mu ndahiro zose zigenda zikorwa. Birumvikana. Hanyuma tugana ku musozo, ukurikije uko urimo kubona ibiri kubera aho ngaho, ni inzego z'umutekano nta nubwo byari bisanzwe ko zamara amasaha 6 zitagerageje kuba zakwinjira aho ngaho. Urabona biri buze kugenda bite? Mu nkuru dutegeranyije amatsiko, ariko twe duhari mu byo nakizera ni uko nakubwiye ngo umuntu ashobora no gusohorwa n'inzara. Ntabwo mpamya ko abantu bashobora kugumamo, ariko hari imbwa zishobora kwinjiramo, hari kamera zishobora kurebamo imbere ukamenya niba abantu barimo bafite intwaro cyangwa badafite intwaro. Hari uburyo butandukanye, ubwirinzi bwo barabwambaye, bahari bambaye rwose imyenda y'ubwirinzi, ingofero z'ubwirinzi, inkweto z'imvura, ibintu nk'ibyo. kandi natwe ni uko umuntu aba yagerageje kwikingira, nubwo yenda ari ahantu hagoye,
nta ukingiranya munsi, ariko mu busanzwe ibyo umuntu abikora ari ibanze. Rero mpamya ko uko byagenda kose biraza kurangira bikunze basohotse cyangwa se basohowemo. Birumvikana. Ubwo rero kuva uhari urakomeza udukurikiranire uko biri buze kugenda, amakuru ku yandi turakomeza tuyatangarize abadukurikiye. Niba nta kindi watubwira twagushimira Bwana Martin. Twabashimira natwe, ahubwo dusaba abaturage kwigengesera. Amasengesho si uguhangana n'inzego za leta, amasengesho si ukutemera leta, amasengesho si ukurwanya gahunda za leta, ahubwo amasengesho meza ni ayubaha Imana Data. Noneho ukamenya ko ubwo buyobozi y'Imana ariyo yabushyizeho, noneho wanasenga ukagerageza kwigengesera kugira ngo mutagongana hato na hato. Ubundi leta nta n'ubwo ibikwiye kugongana n'abasenga mu gihe wabitwaye neza, ariko bijya bibaho kenshi abantu bakagongana. Uri gusengera ahantu hemewe cyangwa se hazima, leta ntimwagongana. Uri gusengera iwawe ntimwagongana. Naho ngaho bibaye byiza abantu bakamenya ko igihugu ku mpamvu z'umutekano mbere bahasengera uko bashatse, bakahakorera bakidagadura uko bashatse, ndetse leta yari yabashyiriyeyo inzu y'umutekano mu karere ka Ruhango, nyine muri Kizabonwa, haruguru mu karere ka Muhanga yari ihari, n'aka Ruhango ihari, hari amatuwareti, batanga ibyangombwa byabo, mugasenga murindiwe umutekano. Niba leta rero ibabwiye ngo ihashyize icyapa kiburira ihagarika ibyo bintu kugira ngo babone uko yenda bahangana n'iyi mitwe yigeze itera muri Nyungwe cyangwa n'irasa mu majyaruguru, cyangwa se babone uko bakingira abanyarwanda rusange. Ubwo rero ibyo nabyo ntabwo bakwiye kubifata nk'ibizahoraho cyangwa nk'ibyo bavuze basinye mirere na mirere. Ni ibintu biba biri buze umutekano waza, abantu bakongera bagasenga, ariko twisegura ku bantu bose badukurikiye cyangwa twumva, ndetse tunabashimira ko babasha gukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo atandukanye cyangwa kuri televiziyo ahantu hatandukanye. Birumvikana. Ubwo aba twasoza tubasaba kugerageza kubahiriza amabwiriza, kuko buriya kuba leta yafunga ahantu nk'aho hasengerwa ntabwo ari urwango, ntabwo ari ukwanga ko abantu basenga. Birumvikana niba ahantu haragerageje kugenda hapfira abantu, hakomerekera abantu, birumvikana ko umutekano wabo banyarwanda uba ugomba kugerageza kurindwa. Reka tugushimire kandi twizere ko ukomeza kudukurikiranira amakuru y'aho ngaho. Murakoze cyane Pascal, natwe turabashimiye, n'abadukurikiye turabashimiye. Mugire ikigoroba cyiza. Murakoze cyane. Sawa.